hatagize gihinduka mu mwaka wa 2050 twazaba dufite abantu batandukanye baturuka ku bantu ndetse no ku nyamaswa. Ibi bigenda bigaragara aho muri iyi minsi dufite inyamaswa nyinshi zirimo zitozwa cyane imirimo ikomeye ndetse n'imirimo iteye isoni. Hirya no hino mu mahanga tubona akenshi abantu bifotoza cyane baryamanye n'inyamaswa, abandi bakina n'inyamaswa, ariko noneho ibyabaye byo nakamaramaza. Nyuma y'itungo rigufi bita imbwa, noneho hadutse ihene. Ihene noneho nayo yatangiye gutozwa kuba ari ihene ishobora kumara irungu, dore yuko muri iyi minsi ibintu byageze iwandabaga. Ariko abantu baribaza bati iki kintu hatagize icyo isi ikora n'ukuri rwose byazagera muri uyu mwaka wa 2050 bifite abantu bagiye baduka ku nyamaswa. Nubwo akenshi hirya no hino ku isi hari ibihugu bimwe na bimwe bifite amashyamba manini cyane aba mu bwoko bw'abantu ndetse n'inyamaswa zitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga harimo ubwoko bw'abantu bwagiye buturuka ku nyamaswa bitewe n'uko abantu batunga inyamaswa bakageraho bazigize abagabo babo cyangwa se inshuti zabo. Ugasanga ni umukobwa cyangwa se ni umudamu, ariko ugasanga yiyororeye iwe itungo mu marirungu, agafata umwanzuro wo kutazashaka umugabo namba, ahubwo akumva yuko ikizamumara irungu ari ryo tungo. Nyuma yuko tujya no mu mahanga tureba muri Afrika y'Epfo, turebe muri Kongo ndetse no muri Sudani. Muri Sudani ho inzara yabaye inzara, amahanga arimo arahururuza iki gihugu yuko hatagize igikorwa, noneho inzara iriyo yakwica amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu. Nyuma yuko iki gihugu gikomeje kurangwaho intambara, inzara yabaye inzara, amamiliyoni y'abantu yabuze icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, ngo haje inzara itarigeze kubaho mu mateka y'iki gihugu. Muri Kongo nyuma y'iyicwa rya Cyumwami, noneho uwitwa Makanika, Koloneli Makanika nawe yapfuye. Umuntu aribaza ati ibi byo muri Kongo birashya byarura iki? Ndabasuje. Reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya Kongo. Aha niho hakomeje kubera imirwano y'umutwe wa M23 ihanganye n'ingabo za leta. Aha hantu hakomeje kuba icukumbiro ry'ibibazo cyane, nyuma y'uko iki gihugu kirimo imitwe myinshi, ariko noneho M23 yabaye 23 kubera ko uyu mujyi wa Bukavu umaje gufatwa, ibintu byose byarahindutse. Kongo isa nk'iguye mu kantu, ntabwo abyumvishaga uburyo uyu mujyi ushobora gufatwa, dore yuko uyu mujyi wari urinzwe cyane kuruta ubundi buce bwa hano hafi ku bihugu byegereye ku mipaka. Ubuce bwose bwegereye ku mupaka, cyane cyane Bukavu y'Epfo na Bukavu ya ruguru. Ariko nyuma y'uko aka gace kamaje gufatwa, igihugu cya Kongo gisa nk'icyagiye mu bibazo byinshi kibura uko kibigenza, ariko noneho kiyemeje kubohoza uduce twose uyu mutwe M23 watwaye. Noneho hano muri Sudani ho inzara yabaye inzara, abantu benshi babuze aho bajya n'aho bava, kuko ikibazo cy'intambara kimaze imyaka myinshi hano muri iki gihugu cyateje intambara ndetse n'imidugararo. Ni ukuvuga ngo hatagize icyo amahanga akora, iki gihugu cyabagwamo ibibazo byinshi bitigeze kubaho muri Afurika, dore yuko abaturage nta byo kurya, nta cyo kunywa, yewe n'abari bafite imitwe yitwaje intwaro yagiye ibasahura, ikabatera mu mazu yabo, igatwara imitungo yabo bareba, ndetse bakanyagwa n'ibyabo batunze. Ariko noneho reka tugaruke hano ku mugabane w'Uburayi, ibintu byakomeje kuba kamaramansa, aho abakobwa benshi barimo bagaragara ku mashusho bakora ibiteye isoni ndetse n'inyamaswa. Ariko noneho umuntu akaguma yibaza ati iyi mico bari kwadukana ni imico ya hehe? Ibihugu bya Afurika bimwe na bimwe byakomeje kwibasirwa cyane n'ikibazo cy'umuco w'amahanga ukomeje guca ibintu mu gihugu, aho usanga abakobwa bari bazi kwambara basigaye bagenda bambaye ubusa kandi bakumva yuko bambaye neza. Abagabo nabo nuko ibintu byabaye ibindi. Uyu munsi umukobwa arajya ku mbuga nkoranyambaga akerekana imyanya ye yose y'ibanga kugira ngo abashe kubona amafaranga, yewe mu nzira agenda akagenda yambaye ubusa rwose ku buryo umureba ukareba ku ruhande. Ariko uribaza uti mu myaka iri imbere ibi bizaba byifashe bite? Nyuma y'uko twatangiye kubona abantu batangiye kugenda bavuka mu nyamaswa, nyuma y'uko twatangiye kubona abantu bagenda baryamana n'inyamaswa, sinzi uko ejo bizaba bimeze, ariko aho waba uri hose ufite uruhare kugira ngo tubashe gukumira ibi bintu, kuko tukomeje kurebera byazagera 2050 dufite umukobwa noneho ujya mu nzira yewe yambaye ubusa buri, kandi akumva yuko ariko kugezweho bitewe n'igihe arimo. Ikoranabuhanga ririmo riraca ibintu, aho umwana w'umukobwa yicara ku ikoranabuhanga kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa akaharebera imico y'amahanga, bugacya nawe ari byo yahinduye imyambaro ndetse n'imyitwarire. Reka nkumvishe gatoya amwe mu magambo ya nyuma Koloneli Rukunda Michel Makanika
yavuze mbere yuko agabwa igitero n'indege zitagira abapilote. Tuzohagarara ku kuri ntawe turenganyije, nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze, ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira, ntawe tugomba gusaba kubaho, nta n'uzotubuza kubaho hano munsi y'ijuru hayo. Ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'impfu z'abana ngo zise nkaho bibamaze ubwenge. Niko bigomba kugenda, ibintu byose bisaba ikiguzi, kuko iyo bitagisaba ntabwo mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana, bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Izo zarabaye wa munsi mwarerekeje ya nzira bavugaga ije iwanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda icyo nico gitumye duhagaze hano, kandi duhagaze twese kugenda kwa mudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira. Ntabwo bizadutitura, nta nubwo bizaduca intege, tuzakomereza aho nyine maraso yawe. Ni mureme mushikama. Intambara umuntu arayitangira, ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe.